Amahoro y'Imana abakunzi b'Umuco Wacu TV ndetse na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki tubifurije kugubwa neza. Turi ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 2024 tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru turi bugezweho cyangwa mugiye kugezwaho nanjye Umushakamba Maurice ufatanyije na mugenzi wanjye wo kuri Nuru ya Mashariki. Sentama mwiriwe neza, mwiriwe Umushakamba, biriwe abatwumva bose. Yego tumeze neza, ndahamya nashidikanya ko nawe umeze neza. Nikaze muri aya makuru yacu yo mu Kinyarwanda. Amakuru agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira, aho turi buze kureba ku mirwano yumvikanye cyangwa se yabaye muri Sake ndetse n'abibwe hose ni muri Masisi. Ibyo gusa kandi turi buze kureba andi makuru mashya ndetse akomeye ari kuvugwa Kinshasa ku bantu, ku mfungwa ziciwe muri gereza y'Amakara Kinshasa, aho abo bivugwa ko bapfuye ndetse ari benshi cyane ugereranije n'abatangajwe na leta ya Kinshasa, aho bigaragara ko harimo gushaka guhishira abapfuye nyirizina. Si ibyo gusa kandi turi buze kureba no mu makuru nanone twakita isanganya byatamaje leta ya Kinshasa mu mujyi wa Goma, ubwo barimo bashyingura abantu 200 bitirira ko bishwe cyangwa se bazize intambara ya M23 na FARDC, ariko bikagaragara ko bashyinguye amabuye bagashingura abafite amazina y'u Rwanda, ariko ntitwabitindaho kuko bashobora kuba ari aba FDLR. Ariko nanone tukabona abana, abaturage nabo bagasakuza bati ibintu biri kuba hano simbizi. Sinzi rero niba bashyingura abana bwana Sentama. Ni koko byaragaragaye, reka dukomeze. Byaragaragaye aho twabonye abana bato bafite ibitiyo, abana b'imyaka 5, 4 aho ngaho bafite ibitiyo n'amasuka barimo bashingura, kandi mu muhango w'igihugu. Nagahomamunwa abanyarwenya ahubwo bavuze bati reka nimurebe ukuntu Bahakizimana Katembo bashingurwa, bitewe n'uko hari isanduku yari yanditseho amazina y'umuntu ngo witwa Hakizimana Katembo, kandi ari ibintu bidahuye. Wumva ari ibintu bidahuye pe. Nuko bimeze rero, nubwo wumva duseka ntabwo ari uguseka mu bikomeye, ahubwo nuko ibyakozwe nabyo ari komedi kandi mu bibabaje. Ariko reka dutangire amakuru yacu ku ngingo ya mbere nk'uko twari tubivuze. Uyu munsi humvikanye cyangwa se habaye imirwano muri Masisi, muri Sake ndetse n'abibwe. Iyo mirwano waba wayikurikiranye? Iyo mirwano ni koko nayikurikiranye. Ni imirwano yabaye mu gitondo kare, ahitwa ibibwe barwaniye ahitwa Macumbi. ku bahazi, iyo uri Buhoro uva ku mashuri y'Ibuhoro hari hamwe na Paruwase Gatolika n'ivuriro, ukamanuka kuri primaire yaho ukagera hepfo ahahoze segondere ho, kuko ntaheruka sinzi niba igihari, iyo bita Institut de Bibwe. Ugatambika rero, hari umuhanda utambika ukawugenda. Hari ahantu kera twajyaga twita kwa Munyampama no kwa Sabushi. Iyo ugeze aho ngaho utangiye agace ka Macumbi. Agace ka Macumbi rero ni umusozi utumburutse cyane cyane bwana Umushakamba. Nunabishaka ndaza kuguha ifoto yaho kuko ndayifite. Yego. Ubwo rero ni agace kegera n'ishyamba, buriya kegera n'ishyamba cyane, kuko iyo uharenze ugera ahitwa Imumo, wakomeza haba ibumoso bwawe n'ahitwa Nyagisozi, naho umusozi ni muremure. Ukamanuka werekeza ahitwa Imirenge, ni mu nzira z'ishyamba zigana Ipinga. Iyo waciye inzira y'iburyo uhinguka ahitwa Ihikiro ku Ihembe, ahantu nk'aho ngaho. Iyo uriyo uba ureba hamwe za Bitonga ya hari abaheruka kurwanira. Yego. Hahandi hagana Ihura hariya, hareba hakurya yawe kure, ndetse ureba n'ibice byitwa Ruhanga hakurya ahagaruka ahitwa Ibweru. Uhateye rero ni ahantu h'ishyamba, urabona ko barimo bagenda basatira ahantu h'ishyamba. FDLR, Mayimayi bose begera ahitwa ishyamba bava ahantu hanoze.
bagana mu mashyamba. Aho rero bahakubitiwe cyane, barabamenesha, bahunga bagana hirya za Hikiro na Hembe ndetse n'inyuma ya Nyagisozi ahitwa Imirenge, hari inzira umanuka mu amashyamba ugana Ipinga. ni urugendo rw'amasaha agera nko muri 3-4. Karame, baba batewe n'abaturutse ahagana he? ni ukuvuga hariya AFC 23 yari yarafungiye feri hariya ahantu hitwa za Kitso ni Buhoro. Noneho rero batera baturuka aho ngaho za Macumbi bakaza gutera mu bice bigana Kitso ni Buhoro. Rero babakubise babarenza Macumbi. Inyuma ya Macumbi rero niho nakubwiraga hari igice cyitwa Mumo ugenda werekeza Ihikiro, Ihembe, ahantu ngaho. Noneho wajya mu bice bigana ibumoso ni Nyagisozi, ukamanuka hitwa Imirenge, no kuzakomeza umanuka amashyamba. Ushobora kumanuka nk'amasaha 3 ukagera Ipinga muri santere yaho. Ngaruke rero mu Isake ho habayeho guterana imizinga zino mbunda ziremereye. Bayateranye ariko ni FRDC n'abayifasha bari bateye barasubira bya M23 ngo barebe, babonye isubije ngira ngo basubiye inyuma, ntabwo byatinze. Ahubwo ngarutse ku mirwano, indi mirwano tutamenye, iyo uzamutse ku muheto ni muri Masisi, nahegera wa mugezi dukunda kuvuga wa Rushoga, umanutse Nyabitabo, barwaniye hejuru y'umusozi witwa Kibirwa. Ejo bararwanye, ariko barwana ari Mayi Nyatura FDLR bateye ibirindiro bya M23 byari hariya muri bice bya za Rucyo. Bararwana rero, noneho ba Mayi na FDLR na Wazalendo baza gukubitwa bariruka barahunga. Bashobora kuba bararwanye nko hagati y'isaha n'amasaha 2, baza kwiruka rero barahunga. Ngira ngo kubijyanye n'imirwano nicyo umuntu yavuga, ariko ikindi yakongeraho harimo hari umwuka w'intambara uremereye cyane. Nibyo, hari umwuka w'intambara uri gututumba, bigaragara ko hazavuka intambara ikomeye, ariko ndetse wakurikiza uwo mwuka w'intambara ukabona ko ibiganiro bya Rwanda bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimeze nko kujijishanya, ndetse no kugira ngo bamwe barangaza abandi, bamwe bazatungure abandi. Bari bahugiye muri ibyo biganiro, cyane ko ubona ko ari FARDC uruhande rwa Kongo rw'abarushaka kuzatungura urw'u Rwanda, cyane ko amakuru yemeza ko aba FDLR bari kwitegura ku bwinshi, ndetse bari kwitegura gutera u Rwanda banyuze ku mupaka aho bishoboka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko abandi benshi nabo bakaba biteguye kuzanyura mu Burundi bagatera u Rwanda banyuze ku mpande zose. Ibyo uvuga nibyo koko. Nahoze nkurikirana, hari umuzungu witwa Rigo w'umunyamakuru, yahoze yandika ati, wenda ndakubwira amagambo yanditse ati, abashinzwe iperereza bo mu ngabo z'u Rwanda n'abakongo bahuriye i Rubavu mu Rwanda kugira ngo bige ku kibazo cyo gusenya umutwe wa FDLR. Ngo hakaba hateganyijwe, nibyo yandikaga, hakaba hateganyijwe ko haba operasiyo y'iminsi 5 yo gusenya FDLR hariya muri Kongo ihuriweho. Yamusubije avuga ati, hari uwamusubije kumwe umuntu yandika kuri Twitter, undi akasubiza, amusubiza agira ati, ibyo byose FDLR amakuru zirayafite. Ati, n'ikimenyimenyi nagira ngo nkubwire ko FDLR na FRDC barara mu ishuka imwe. Ibyo rero yagira ngo mugaragarize ko nta banga wabitsa FRDC ngo FDLR ibure kurimenya. Ibyo babihuriyeho barabizi cyane, ni bazi. Ibyo rero biba bigaragaza ko n'ibiganiro biba byo kugarura amahoro, hari igihe biba hari urimo aryarya undi, cyane cyane nka ruriya ruhande rwa Kongo uko mbibona, kuko
iyo ukurikiranye neza biragaragara, hari ibimenyetso byinshi. Sinzi niba wakurikiranye, ejo twahoze tuvuga ko perezida Tshisekedi ari mu Bushinwa. yego. Sinzi niba wakurikiranye ngo wumve icyo yamubwiye perezida w'Ubushinwa. Ntabwo nabikurikiranye neza. Yamubwiye ati niba wumva ushaka kubahwa, aravuga igihugu cye, aravuga igihugu cya Kongo, niba wumva ushaka kubahwa ugomba kwemeza bose, ukabemeza bakakubaha. Noneho aravuga ati ubu butwererane tugiranye mu bijyanye n'ibya gisirikare, nshaka ngo nkubwire ko tugomba kubukora kandi bugafasha igihugu cyawe. Ati kera natwe twahoze tumeze nk'uko mumeze, nkawe yakamubwiye ko nabo bahoze ngo ari insina ngufi, ariko ubu ngubu kubera ubuhangange, kubera bemeje isi, ubu ngo barubashywe, niko yamubwiraga. Ati rero ndakwifuriza ko ubu butwererane dufitanye dusinyanye bwazasiga igihugu cyawe nawe cyemeje isi, kikaba igihangange, kikubahwa. Ibyo yamubwiye. Ibi rero yavuze ibi ngibi ni amagambo, ariko hariho n'ibifatika. Buriya ibyo amupfunyikira ntawamenya ibyo ari byo, ariko unyujije muri aya magambo uhita ubibona. Ibi bikakwereka cyane ko umwuka w'intambara uhari. Iyo urebye hariya kuri tere ukareba ibihabera, ejo twavugaga ukuntu barimo bajyana ibikoresho hariya mu bice byo ruguru ya Minova. Yego. Twavugaga ibyo bakora muri Rubero, twavugaga ibyo bakora muri Masisi. Muri Masisi nawe nkurikira, uyu munsi ngo bashobora kuba bitwikiye kuko M23 yari yasubiye inyuma. Hari ahantu yavuye isubiye inyuma, none ngo bahoze babeshya. Icyo nacyo wenda tukivuge ejo kitazaba ikinyoma. Yego. Bahoze bavuga bati ndasoma inkuru mu Gifaransa. Yego. Ni inkuru yanditswe n'abakongomani, ntabwo nenda kuvuga uwo ari we, ariko bayanditse. Banditse ngo triste nouvelle, mu inkuru y'incamugongo. Ngo la cité de Kaniro en territoire de Masisi est incendiée dans la nuit de lundi au mardi 3 août 2024 par les éléments RDF, UPDF, M23 AFC. Ngo umujyi, ngo centre ya Kaniro ni ijoro ryakeye ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri ngo yatwitswe, ngo n'abandi babumvise. Sishaka gusubiramo aha ngaha, ariko urumva ko ni bya bindi bahora bagereka ku bandi, ariko iby'ukuri biriho. Hashobora kuba hari amakuru, ntabwo ndabyemeza neza, ndimo ndakurura. Ashobora kuba hatwitswe na FDLR zazamutse ziva epfo za Bugabo, kuko hariya M23 yari yasubiye inyuma ku mpamvu zayo bwite, ariko ntawe yirukanye. Noneho barakomeza muri iyi nyandiko yabo ngo le bilan provisoire fait état de 2500 maisons incendiées et 460 personnes tuées. Ngo hamaze kubarurwa amazu 2500 ngo yatwitswe, ngo noneho ngo n'abantu 460 bishwe. Ibi ngibi rero ni bya bikuru byabo by'ibihimbano bahimba, cyangwa bashobora no gukora ibyaha barangiza bakareba uwo babigerekaho, kuko cyane twarabibonye n'ikimenyetso gihari. Iyo ugiye kureba abasahura nta bandi ni abasahura, urebye hose ni abasahura. Ni rero ibi ngibi ni ibikuru barimo bakwirakwiza, ariko bidafite ishingiro, ariko nabyo bihembera umwuka w'intambara. Cyane ko hariya baje kuharunda ingabo n'intwaro n'ibikoresho byinshi cyane, byinshi. Rero mu minsi iza, mu gihe gito, dushobora kubona imirwano ikomeye, Bwana Mushakamba. Ibi ni ibigaragaza ko hari byinshi biba biri gupangwa ngo bigere kuri M23, kandi ababyanditse bafite ababatumye bagere kuri M23 bayiharabike, barebe ko abaturage bayanga. Ariko biragoye kuko abo yatabaye bayivuga ibigwi kandi bayitangira ubuhamya.
kandi ni ngombwa abantu bica ababo muri gereza n'ahandi ntabwo babura gushaka uko bica abaturage kuko FARDC FDLR ngira ngo kubita bicanye ntabwo umuntu yaba abeshye rero ntabwo tubitinda ahubwo reka tujye Kinshasa aho ibyatangajwe ari agatonyanga mu nyanja ku bantu bapfuye n'imiryango yashyizwe mu gahinda katazashira. Yenda tutaragera ni Kinshasa hari ubuhamya naraye mpawe n'imboni yanjye muri Goma. Yego. Yabungejejeho mu masaha ya saa ni message yanyandikiye mu masaha ya saa 3 z'ijoro ariko ni ubuhamya bw'ibyo yari amaze kubona saa moya z'ijoro. Yagiraga ati yabimpaye mu rurimi rw'igifaransa nabyo ni ibintu bijyanye n'imyitwarire y'igisirikare cya hariya. Yagiraga ati nous sommes lundi le 2 septembre 2024. Ati turi kuwa mbere tariki 2 z'ukwa 9 2024. Yego. Il est 19h. Ni saa moya z'ijoro. Je vois un véhicule des FARDC qui se transforme en un taxi de Transville. Mbonye imodoka ndanayibona nayo yanayishyizeho. Yego. Zo video yayo igenda imodoka ya gisirikare. Ati mbonye imodoka ya ni kamyonete double cabine ya FARDC. Yahindutse nka taxi itwara abantu hirya no hino mu mujyi. Il avait déjà fait 2 tours et là il fait son 3e tour. Nayibonye imaze gukora amatura abiri. None ubu ngubu ikoze tour ya gatatu. Selon un bombeur sur place. Bombeur ni bari abantu baba tumenyereye kwita bakarasi Yego. Bashakira amamodoka abagenzi aho batira. Chaque passager paie 500 francs congolais. Buri mugenzi arimo kwishyura amafaranga 500 y'amakongomani. Yego. Agakomeza ati alors je me demande si vraiment ce pays mérite un tel désordre jusqu'à ce niveau. Nibaza niba iki gihugu gikwiriye akavuyo nk'aka ngaka ko kuri uru rwego. Quelqu'un se permet d'utiliser les véhicules de l'armée et aussi le carburant pour ses propres intérêts. Ati umuntu arifata akiha ububasha bwo gukoresha imodoka ya gisirikare n'amavuta inywa akabikoresha mu nyungu ze bwite. Non, le désordre a atteint le sommet. Ati akavuyo amafuti yarenze urugero yageze ku gasongero. Ibingibi rero mbivugiye kwereka ko ukora ibingibi atatinyuka no kwambura umuntu, atatinyuka no gusahura, atatinyuka no kwiba, atatinyuka no kwica ibintu nk'ibyo. Birumvikana. Urakoze rero bwana Mushakamba, ngira ngo wavuga ko twakwerekeza Kinshasa. Yego, muri gereza y'Amakara. Yego. Aho ibintu byabaye siniba tubyita gahumamunwa, byarenze urugero. Birarenze, sinzi niba tubyita ishano, sinzi niba tubyita gahumamunwa, je nabiburiye izina mu by'ukuri. Kuko nakurikiye ngira ngo mu gitondo cy'uyu munsi bazindutse berekana ngo aho abafungwa batoboye bamenye. Yego. Ariko wareba ugasanga bwa butaka buba buhomye inzu, ugasanga ni bushyashya babumenya ako kanya. Ikibazo cyese kubera iki bitagaragajwe kiriya gihe ejo mu gitondo bikakuyobera. Basanga rero bashobora kuba barakoze ibintu babona ko bagaragaye, bibuka ibimenyetso, uburyo bibagiwe gusibanganya ibimenyetso batangira kubisibanganya impitagihe. Icyo ni kimwe. Ikindi icyagaragaye abantu benshi b'abanyakishasa bagiye bavuga, ariko babivuga bihishe, baravuga bati aba bantu bishwe, ababishe baje bafite n'urutonde rwabo bagomba kwica, cyane cyane ku isonga ry'abagombaga kwicwa hari uriya mugabo twavugaga ejo, uriya Jean-Marc Kabongo. Rero ibyo bavuga bati mu ijoro nka saa 2
iri joro ryakeye urazi ko byabaye muri ririya joro bujya gucya byatangiye 7:30. yego, ariko icyabayeho ni uko muri iri joro hongeye kuvugira ngo amasasu menshi, ariko kugeza ubu ntabwo turamenya ngo ayo masasu yavugiye iki, ntituramenya impamvu y'ayo masasu, ariko ubwo turakomeza dukurikirane yenda turaza kubimenya. uzi ko rero abayobozi batandukanye hariya muri Congo, umuyobozi wa mbere yatangaje ko hapfuye abantu 2. yego, uyu munsi ku manywa hari watangaje abantu 129. yego, nawe nibo bivuga. yego, nawe w'umuyobozi, ariko amakuru y'ukuri ahari pe nuko abapfuye ni umubare uteye ubwoba bwana Mushakamba, ni umubare w'1486. aba nibo bishwe. yego, ni benshi cyane. aba rero uburyo bapfuyemo ni uburyo butandukanye. muri aba hari abishwe n'amasasu, harimo abishwe n'umuvundo. urabona iyo urashe mu bantu benshi barihinda bagakandagirana, hari abishwe no gukandagirana, hari umuvundo wabayeho bashaka guhunga, hari n'abishwe barashwe. abo bose umubare ukazamuka ukagera ku 1486. noneho rero birumvikana iyo habaye nka biriya kuri gereza habaho gutoroka. abatorotse bo ni 1028. abakomeretse rero barimo bavurwa, ariko aho kubavurira byo sinzi, birarenze, sinzi uko biza kumera. ni abantu abafungwa bageze ku 3,200. si ibi gusa rero byabaye, ahubwo habayeho, urazi ko muri gereza hafungirwamo abantu b'ibitsina byombi. yego, haba hari igice gifungiwemo igitsina gabo n'ikindi gice gifungiwemo igitsina gore. babishe rero baje no gufata ku ngufu ab'igitsina gore. ibi ngibi ni ibintu bigaragazwa, byaba ari n'abasimbutse ruriya rupfu bigaragaza. babona ko videwo y'abari abantu yose yagiye ahagaragara, y'abari abateye yagiye ahagaragara, kuko ikigaragara abafungwa hariya babishe ariko bafite telefone. barumvise amajwi yabo bagiye basohora hanze babwira abantu bati mudusengere, cyane cyane bamwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bavuga bati birakomeye. abo bafungiyemo hariya babahora uko basa, uranavuga ko bazaga barasagura. yego, rero bagiye bafata za videwo. hamwe n'ibi bikorwa tumaze kuvuga, hagaragaye n'amakamyo yapakiwe imirambo barayijyana. aho bayijyanye ubwo ni uburyo bwo kubihisha, kubipfukirana ngo bitagaragara. hari imirambo nayo yatwawe itaragaragaye, ubwo twabonaga iriya yari hariya kuri gereza, muri gereza mo imbere, ariko hari n'indi bashyize mu mamodoka. ngira ngo ikamyo nigeze kuguha ifoto y'ikamyo irimo igenda, video y'ikamyo irimo igenda imirambo, ngira ngo byagaragaraga. ngaka rero agahomamunwa k'Kinshasa, Makara. urumva ko bikomeje kuva bongeye kurasa nijoro, ntawamenya impamvu barashe. ngo tubitega amaso rero, yenda tuzagenda tubona amakuru arenze aya ngaya. ariko noneho ikigaragara cy'umuntu yakwibaza, ese bari abantu imiryango yabo iraza guhabwa ubutabera ite? abantu bangana batya, yaba ari uyu wakomeretse, yaba ari uwapfuye, imiryango yabo ikwiriye guhabwa ubutabera. aba bakomeretse bagahabwa ubutabera, bariya bitabye Imana nabo imiryango yabo igahabwa ubutabera, ikagira uwo bibazwa ibi bintu. natubitega amaso, ubwo tuzabona ibizakurikiraho. murakoze rero bwana Mushakamba, ngira ngo ni iki navuga kuri iyi ngingo. ngira ngo mbere y'uko tuva kuri iyi ngingo, abapfuye bo birumvikana ubu leta iri ku gitutu cyo gushaka uko yabashyingura bwihishwa bitamenyekanye, kuko ni umuborogo ku baturage b'abanyagihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ariko ubutegetsi bwa Kongo bwatangaje amagambo ameze nk'ashengura cyangwa asonga abafite ababo bari bafungiwe muri ziriya gereza, aho kubafata mu mugongo, ahubwo bashima abo batumye kubica. yego nibyo,
ibyo uvuga nibyo koko, ubwo tubitega amaso n'ubundi ni ukubireba tukareba ibizakurikiraho, kugeza ubu ni uko bihagaze. Birumvikana. Reka noneho tujye ku ngingo y'ibyabereye i Goma nabyo by'agahomamunwa, tugereranije n'uko byavugwaga, abantu bose bafite amatsiko. Sinatinya no kuvuga ko MONUSCO yarabyitabiriye, ariko abantu bayikwenye bayibwira bati birababaje kuba MONUSCO ijya mu bintu nk'ibi by'amafuti bitari ukuri, by'ibihimbano muri komedi. Ariko amavideo yagaragaye n'ibindi bigaragaza ko ari komedi. Ndetse ejo umwe mu mboni zanjye rwose uri Goma yarambwiye ati ubu nta muntu ugipfa mu nkambi, nta muntu ugipfa mu Igoma mu mujyi n'ahandi ngo ajye gushyingurwa, bemerere umuryango we kumushyingura. Baraza bakamufata bakamujyana muri morgue, ubundi bakazabashyira hamwe bakavuga ngo bishwe na M23, ngo ni jenoside. Barabyita jenoside, ngo bashaka gutwerera M23 n'u Rwanda. Inkurikizi zo gushyingura mu mujyi wa Goma wazibonye ute? Wazikurikiye? Ibyo nge nita gahomamunwa. Yego, inkurikizi zirahari. Reka tubanze turebe uko byagenze. Ngira ngo ejo bateguye gushyingura, bajya gushyingura. Ibigaragara rero nyuma yaho, ngira ngo ibindi wabivuze, ibitangazamakuru byo muri Kongo birimo birabanyomoza bivuga ko hari abashyinguwe bazize indwara, hari abazize inzara bo mu nkambi, mu ndwara hari abazize korera, hari abazize buriya bushita bw'inkende bukomoka ku nkende, bakongeramo ko hari n'abazize abaguye ku rugamba hirya no hino mu Rubero ndetse na za Masisi, ndetse n'abariya bagenda bicwa mu mujyi wa Goma. Nguko abanyamakuru batandukanye babisobanura hariya. Noneho rero bakavuga bati gihamya y'ibi byose ni uko na guverineri ari guverineri wabitangije, watanze amatangazo, wagize ati ntabwo ati imboni tuvuganye mu kanya hanyuzeho iminota nka 30, ituye hari irambwiye iti inshuti yanjye, arimo ambwira mu rurimi rw'igiswahili, ntabwo nashatse gukoresha ijwi rye, wenda abantu haba ubuzima bwe mbushyize mu kibazo kuko dukurikirwa na benshi. Bambwira ati nawe urabizi, uzi ko umuhango wo gushyingura ugenda, urabizi byose, uzi uko basoza. Wabonye aho havugwa amagambo iyo bari ku irimbi, habaho gushyira kururutsa imibiri. Ibyo byose bariya abayobozi, haba na guverineri, yambwiraga mu rurimi rw'igiswahili ngo yeye ndiye amechomoka wa kwanza, ngo niwe wiyaruye bwa mbere, aragenda umuhango utarangiye. Ati n'abaminisitiri baramukurikiye baragenda, kuko babonaga abantu batabivugaho rumwe, baragenda. Ntibatekerezaga ko hashobora kuba ikindi kintu gikomeye, yenda abaturage bakigaragambya bikaba bibi. Ibi rero yabihamyaga. Noneho wabihuza n'iby'abari abadamu bavugaga ejo. Hari n'uwambwiye ko bashyinguye amabuye mu isanduku zimwe, harimo amabuye. Ngira ngo twabonye kare, twanabivuze dutangira inkuru, wabonye kare ko hari isanduku baduhaye yanditseho, kuko buri sanduku bandikagaho amazina, hariyo banditsemo aho Hakizimana Katembo. Ibi rero bigaragaza ko n'uwabikoze ntabwo azi kubeshya, kuko yibagije umuco wa Kongo. Kongo buriya bwana umushakamba, Kongo sinzi ko nta kiti igihugu, ahubwo ni nk'ibihugu bashyize hamwe. Ibihugu bitandukanye ushobora gusanga bifite umuco utandukanye, kuko kera byari ibyo bita, byari ubwami, hariho amami hariya, ugasanga ubwami runaka. Haza noneho kubihuza ibyo byose, babihuza ari abantu bafite imico itandukanye. Niyo mpamvu uzabona hari abarya imbwa, waba bakubashye wabasuye bakayikuzimanira, bakayigutekera, nta handi badashobora no kuyegera, bayiziririza. Niyo mpamvu uzabona Kongo imeze kuri ibyo. Rero kwita umuntu ngo ni Hakizimana Katembo,
ni ibintu bidahuye mu by'ukuri. Nta Hakizimana wiswe Cyatembo, nta na Katembo wiswe Hakizimana. Ugasanga rero ku isanduka y'umuntu washyinguwe banditseho Hakizimana Katembo, ibyo nabyo bigaragaza ko harimo ibintu by'ibihimbano. Baba ari n'aba FDLR buriya wenda tubihuje. Ashobora kuba FDLR akitwa Hakizimana, ariko uriya muntu bakamutwerera ikongomani ryitwa Katemba, ariko babuze uburyo wenda bashyiraho Hakizimana Jean Pierre. Ibyo birashoboka babikora, ariko ntabwo umuntu ashobora kuba FDLR ngo abe n'umundandi icyarimwe, ntabwo byashoboka. Hari ikindi kimenyetso rero abaturage bagaragaje hariya, bavuze bati iyi mirambo bashyinguye bavuga ko ariyo guhera mu kwezi kwa gatanu. Ati iyo mirambo yari irihe? Yemwe bakora n'urutonde rw'uburuhukiro, ndavuga morgue, yego, bafite hariya muri Goma. Berekana n'ubushobozi bwa buri buruhukiro. Baravuga bati ibitaro Hôpital General de Goma, ibitaro bikuru bya Goma, bifite ububasha bwo kwakirira rimwe imirambo 32. Yego. Bavuga ibitaro bikuru bya Virunga, bifite ububasha bwo kwakira imirambo itarenze 4. Bavuga Centre Hospitalier Bethesda, Ndoshi, ubwo ni ibitaro byitiriwe Bethesda byo ku Ntosho. Yego. Bifite ububasha bwo kwakira imirambo 16. Ubwo irenze iyo ntibishoboka. Bavuga ibitaro bya gisirikare by'Ikatindo, ni imirambo 16, ntabwo barenze iyo ngiyo, ntabwo bashobora kubona morgue yarenza umubare n'uwo nguwo. Bavuga ibitaro bikuru bya Cyeshero, ni ubushobozi bwo kwakira imirambo 16. Yego. Bavuga ibitaro byitwa Charité Maternelle, bifite ubushobozi bwo kwakira imirambo 4. Bavuga ibitaro byitwa Heal Africa, bafite ubushobozi bwo kwakira imirambo 8. Iyi myanya hariya wayiteranya ni 96. Yego. Bati kandi hariya baravuga ko bashinguye imibiri y'abantu 263. Ese aha bantu ko bavuga ko bapfuye guhera mu kwa gatanu, bari bamaze igihe babitse. Icyo rero kikaba ikibazo, bakavuga ati bagashindura kuri ibi ngibi, bakavuga bati ni ibinyoma. Amasanduku amwe bagiye bashyiramo amabuye, andi bagashyiramo ibintu by'amaplastike, bakandikaho amazina y'abantu bafite intego yo kugira uwo babigerekaho. Ngibi rero ni ibi ngibi, urumva ko ibi rero byasize inkuru, byasize umuturage wa Goma atumva na busa umuyobozi we, yaba umuyobozi wo ku rwego rw'intara, yaba umuyobozi wo ku ruhe rwego, yaba umuyobozi wo ku rwego rw'igihugu. Bisize umuturage w'Igoma atabumva namba, avuga ati bariya bose barabeshya. Birumvikana nuko, ariko tukiri Goma, ejo hanabaye n'imyigaragambyo itoroshye. Yego. Nahoze mbaza umunyamakuru wanjye, aza kumbwira ko bamenye ko hari abantu bagera muri 2 bapfuye bishwe muri iriya myigaragambyo. Aranambwira ati urabona ko hariya ni za societe civile ziba zihuje. Yego. Arambwira ati ubuyobozi bwamaze gufata abakuriye za societe civile zigaragambye ejo. Ati bazijyanye, ubu barimo barabigisha, babajyanye ahantu barimo barabigisha, ati ni ukubateramo politike ngo bababwire bareke imyigaragambyo. Wadutubwiye ko bariya bateguye imyigaragambyo ari amasosiyete civile arimo akora imyigaragambyo yahurijwe hamwe agakoreshwa inama, ariko hari andi makuru avuga ko baba banahawe amafaranga. Ayo makuru waba wayumviseho? Aya makuru ndayafite, mfite n'amafoto yabo na video barimo bagabana amafaranga. Ibintu bigaragara pe buri umwe n'agatsinda ke n'agatsiko ke barimo bagabana, ariko ni
bahaye umutwe umwe, bashobora kuba barebye sosiyete sivile imwe babona ko ifite imbaraga, bayiha ruswa kugira ngo idasubira mu myigaragambyo, ihagarike imyigaragambyo. Ikigaragara rero abandi batahawe nabo, imboni yanjye iri hariya imbwiye ko bashobora nabo kuza gukomeza kwigaragambya bakazamura umutwe kugira ngo nabo baze kubaha, kandi nibabaha bashobora kuba ari bo bari buhe menshi kuko bari bo basigaye bigaragambya. Video rero ndayifite, mfite amafoto ngiye kuyagusangiza, urayabona nawe ko ni abantu barimo bagabana amafaranga baranayabara ureba, noneho ushinzwe kubagabanya ntabwo ari umwe, kugira ngo uraza kubona uhagaze arimo abara, hari abamuzengurutse, hari undi noneho wicaye hasi abarira hasi ku isima, nawe hari abamuzengurutse barindiriye ko bayagabana bakabona uruhare rwabo. biriya rero icyo bigaragaza ni uko Kongo ruswa iri hejuru pe, ruswa iri hejuru bwana Mushakamba, ngira ngo warakurikiye, hari n'ukuntu bajya bagira batya bakavuga bati dushake muri bariya baturwanya tugira abo duha amafaranga baceceke, uretse ababananiye hari ababa barabananiye nk'abo muri M23 barabananiye rwose, ariko ntako batagize, banyura hasi bakoresha intwaro zose kugira ngo bacubye abantu, ariko byose ni iby'ubusa. kugira ngo ayo mafoto muhaye arabikugaragariza, aranabigaragariza abakunzi bacu, ndetse turaza kuyasangiza n'abari ku mbuga zacu za WhatsApp kugira ngo birinde. Hari igihe tuvuga ibintu bakagira ngo ni ibyo twacuze, ni ibicurano, ariko haba hari ibyo dushingiyeho, kuko ni amafoto mbonye none aha ngaha rwose. Nonaha sosiyete sivile yahawe amafaranga yaba ari iyihe? ni iyitwa Ruca. Imwe ikomeye cyane. Ni iyitwa Ruca, uraza bambaye n'imipira yayo, baragaragara bambaye imipira rwose yigaragaza. Kongo yararangiye, ntabwo iteze baravuga ngo akaba yitwa ni koga, ngo niyo koze ntigacya. Yego, ngo niyo gakeye ntigashira. Umutabazi M23 Sultani Makenga na Colonel Nanga n'abandi biragoye rwose. Birumvikana. Ngayo rero amakuru yagoma, ngira ngo nayo shimika, haramutse hari ikindi umbaza, ariko ayo nzi nayo ngayo. Ayo arahagije, kandi birumvikana. Gahuma mu Igoma abana bahabwa gushyingura nako, nubwo nyine bashinguraga ubusa, ariko nibigaragaza ko n'ubundi biriya byose ari agakino. Yego, nibigaragaza ko ari agakino. Ngira ngo Kinshasa yakomeje guhishira aba baraguye, amazina y'abaguye muri rasanganya, kubera ko urumva baracyashaka uburyo bahishira n'ubundi imibare, nubwo igenda isohoka n'ubundi birumvikana bari ku rugamba rukomeye cyane, ariko ikiriho nuko Kongo yararangiye pe. Kadusoza ngaha amakuru yacu, dushimire ababanye natwe badukurikiye mu makuru yacu, yaba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Yari amakuru yacu mu Kinyarwanda yo ku itariki ya 3 z'ukwa 9 2024. Mwari kumwe nanjye Umushakamba muri mfatanyije na mugenzi wanjye wo kuri Nuru ya Mashariki Sentama. Imana ikurinde kandi guha umugisha, n'abadukurikiye nabo Imana ibahe umugisha, tuwusangire rwose. Yego.